Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Bernard Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza shuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twarebeye hamwe umurimo w'intumwa nk'umubyeyi na se w'abana wo guhumuriza n'uwo kwihanangiriza. Tukaba twarabisomye mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike ibice 2 guhera ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 13. Paulo yabwiye Abatesalonike ngo kuko ubutumwa twahawe utabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'umwuka wera. Aya magambo Paulo yavuze tuyasoma mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abatesalonike igice cya mbere ku murongo wa 5. Uku ni nako ubutumwa bwiza bwagombye kwamamazwa. Ariko numva abantu benshi cyane banenga bavuga butumwa, nkaba mboneyeho kuvuga ntyani niba umuntu atangaje ubutumwa bwiza kandi koko bukamamara bufite imbaraga, n'abantu bagombye kubwakira nk'ijambo ry'Imana. Wowe se wakira uti ijambo ry'Imana? Mbese uryakira nk'ijambo ry'Imana koko cyangwa se birakurakaza? Mbese iyo uryumvise wumva umusatsi uhagurutse? Samirana usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Mu myaka yose nakoze umurimo w'ivugabutumwa inshuro 2. Nibwo umugabo yaje ansanga maze gutanga inyigisho, ambaza niba ariwe natekerezaga gusa igihe natambutsaga inyigisho kuri uwo munsi mu gitondo. Nyamara nta nubwo nari nzi yuko abo bantu bahari, bari bihaye ubundi busobanuro bw'ingenzi batabasha guhinyuza. Ariko kandi ikibazo gikomeye nuko batabaga bakiriye ijambo ry'Imana nk'ijambo ry'Imana by'ukuri. Ijambo ryagombye kwamamara nk'ijambo ry'Imana kandi rikakirwa nk'ijambo ry'Imana nyaryo. Ndetse nshuti muvandimwe, ndakubwiza ukuri ko nuryakira muri ubwo buryo rizashobora kugukoreramo, ndetse hari n'imigisha ubikiwe. Bitari ibyo uri guta igihe cyawe mu rusengero. Twabonye uburyo Paulo yamamaje ijambo ry'Imana. Hari abantu bamwe byakomerekeje bitewe n'uko ijambo ry'Imana ari umunyu, kandi umunyu wageze mu gikomere cy'ibyaha biri mu bugingo bw'umuntu ugenda uryana. Nanone ijambo ry'Imana ni urumuri. Nyamara hari abantu benshi bakunda umwijima bitewe n'uko imirimo yabo ari mibi. Muri iki gice rero Paulo yashakaga kutwigisha ko itorero ry'Imana ryagombye kureberwa mu muryango w'Imana hano mu isi. Paulo avuga ku isano ye n'abizera nka nyina, nka se. None agiye no kuvuga ku isano nk'umuvandimwe, mwene se. Hari igihe abantu bavuga ngo itorero ryacu ni itorero umuryango. Icyo baba bashatse kuvuga nuko hari umurezi ushinzwe abana bakiri impinja. Itorero ry'urubyiruko rigizwe n'abana bato bo mu myaka y'urubyiruko, itsinda ry'ingimbi n'abangavu, itsinda ry'abubatsi ingo, n'irindi tsinda ry'abakuze basheshe akanguhe. Ibi ni byo abantu bita itorero umuryango. Simpamya neza yuko Paulo yari kuzigera agabanya itorero mo ibyiciro bimeze bitya, kandi ibi si byo tuba dusobanuye iyo tuvuze ko itorero ryagombye kurebwa nk'umuryango w'Imana. Itorero ryagombye kubera abantu bose ibyahishuwe by'Imana nk'uko n'umuryango ari kuri. Isano n'umubano hagati y'umugabo, umugore n'abana iwabo mu rugo byagombye kwerekana umurunga w'inyabutatu urukundo rw'Imana na Kristo kubera abo mu isi. Paulo yamaze kuvuga ku ruhande rwo kuba nka nyina w'itorero. Yifuzaga kubabwiriza ubutumwa akora ku manywa na nijoro, abakuyakuya nk'uko inkokokazi ikuyakuye umushwi wayo. Ntabwo yakoraga amasaha 8 ku munsi, ahubwo yahoranaga nabo ari mu murimo.
kandi Pawulo avuga yuko yari nka se w'iryo torero. Umwana uri mu rugo iwabo akwiriye kugira urukundo ahabwa n'ababyeyi bombi, nyina na se. Ni akaga gakomeye cyane mu bihe turimo ku bana bafite ababyeyi batandukanye. Akenshi umwana ananirwa kwakira urukundo rwa se. Urwo rukundo rwa se rwerekanirwa mu kugorora. Pawulo avuga yuko ari nka se w'itorero ry'i Tesalonike. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Twinjiye rero mu nyigisho y'uyu munsi. Inyigisho y'uyu munsi turakomeza kurebera hamwe urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 2 guhera ku murongo wa 14 kugera ku wa 20. Tumenye umurimo w'intumwa nka mwene data wo gutanga umukoro n'ingororano y'uhamya Kristo by'ukuri. Tugeze ku murimo w'intumwa nk'umuvandimwe mu itorero werekanwa nk'umwana mu muryango. Turasoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice 2 ku murongo wa 14. Bibiliya iravuga ngo, kuko bene data mwiganye amatorero y'Imana y'Iyudaya ari muri Kristo Yesu, kuko ibyo mwababajwe n'ubwoko bwanyu ari bimwe n'ibyo abo bababajwe n'Abayuda. Bene data ni ukuvuga abavandimwe. Niki gituma abantu baba abavandimwe? Hari ibintu bibiri bituma abantu baba abavandimwe, hatitaweho ubwoko cyangwa ibara ry'uruhu. Mu by'ukuri twebwe twese twakoze ibyaha, tujya kure y'ubwiza bw'Imana. Nta muntu n'umwe wigeze acika iki cyiciro. Ubu ni ubuvandimwe bw'abanyabyaha. Bitewe n'uko ari ubuvandimwe bw'abanyabyaha, ntabwo ari ubuvandimwe bunejeje. Ushobora kwita ku muvandimwe wawe, ariko ibyo ntibyatuma umwiringira. None se niki Pawulo yavugaga
gihuza abatesalonike kikabagira abavandimwe. Yaravuze ngo kuko ibyo mwababajwe n'ubwoko bwanyu ari bimwe. Itorero ry'Itesalonike ryari itorero rifite ubwiganze bw'abanyamahanga, kandi bari baratangiye kujya batotezwa, nubwo kitari igihe cy'itotezwa rikomeye ryo mu gihe cy'abami b'abami. Babarizwaga muri Tesalonike. Pawulo yarababwiye ngo mbere yuko mwebwe mubabazwa, na bene so b'i Yerusalemu bababajwe n'abavandimwe babo basangiye ubwoko. Uko kubabazwa kwanyu niko kubahuza, kandi niko kubagira umwe. Bari abavandimwe basangiye imibabaro. Kubabazwa ni nka sima ihuza abizera bose bakaba umwe. Itorero rigenda rihura n'ibibazo bikomeye mu duce tumwe na tumwe tw'isi, kandi impamvu ibitera imeze kimwe n'iyavuzwe ku Bisirayeli mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri bice 32 ku murongo wa 15. Havuga ngo Yeshuruni arabyibuha atera umugeri. Nukuvuga yuko bageze mu gihe cyo kugwiza ubutunzi, bituma batangira gukendera. Itorero ryo muri iki gihe naryo riradamaraye, ariko mu by'ukuri ndibwira yuko n'akarengane kari hafi y'urugi. Hariho benshi mu itorero basengera ububyutse. Nzi amatsinda menshi y'abanyamasengesho bahura ibihe byinshi basengera ububyutse. Sinigeze na rimwe numva basengera ko nabo bakwiriye kubanza kubabazwa bagatotezwa kugira ngo baboneke ububyutse. Sinibwira yuko muri iki gihe cyacu turimo nuko tubayeho hashobora kubaho ububyutse. Muri iki gihe hariho uburyo bushya bwo gukunda ijambo ry'Imana, bamwe bakabyita ububyutse, ariko njye simbyita ububyutse. Nemera yuko iyo ububyutse buba bwaraje mu itorero twese twari kubimenya. Nta n'umwe wakenera kubaza ngo none se nawe uribwira yuko ubu ari ububyutse. Ariko nemera yuko kubabazwa kuje mu itorero byahuza cyane abizera bakaba umwe. Twakuraho burundu ibidutandukanye na bagenzi bacu. Twazirikana yuko buri mwana w'Imana ari umuvandimwe akaba mwene data. Hashobora kuboneka bimwe abantu batumvikanaho, ariko uwizera wese umwami Yesu Kristo ni mwene data. Turi mu muryango w'Imana, kandi twagombye kubyerekanira imbere y'ab'isi. Igihe itorero rizaba ribyerekanira imbere y'ab'isi by'ukuri, nibwo ububyutse buzaza. Radio Samirana, 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 Usemerera. Samirana, 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 Usemerera. Samirana, Samirana, Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 Usemerera. Samirana, Samirana, Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemerera.
tugerageza kunyuza mu zindi nzira za bugufi zo kugera ku bubyutse tuwusengera. Niki gituma tudasengera ubuzima twabanza kunyuramo buzanira abantu ububyutse? Icyateye ububyutse mu bihe byashize nuko hari abantu bahagaze ku kuri kwabo barashikama. Abo mu gihe cya John Wesley basesekaye mu bihe bikomeye by'umwijima wari ubuditse mu Bwongereza ubwo bari basatiriye impinduramatwara. Bisa nkaho abantu babanza bakanyura muri ubwo buzima kugira ngo ububyutse buboneke. Ahari birashoboka ko natwe twaba tutari kure y'icyo gihe. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 2 ku murongo wa 15 n'uwa 16 aravuga ngo bishe umwami Yesu n'abahanuzi kandi natwe baratwirukanye ntibanezeza Imana. Baha abanzi b'abantu bose batuza kubwiriza abanyamahanga ngo nabo bakizwe. Bahora buzuza urugero rw'ibyaha byabo, ariko ubwo umujinya basohoreyeho kubarangiza rwose. Aya magambo nyafata nk'ay'igiciro dusanga mu byanditswe, aduhishurira ihame rikomeye ridakuka. Imana yemeye ko icyaha gikwira hose. Imvugo izimije abahanuzi bakoresheje nuko igikombe cyo gukiranirwa cyagombaga kuzura. Imana yemeye ko icyo gikombe cyuzura. Imana ntiyashatse kubireba ku buryo Satani atazigera avuga ngo ntureba se nta mahirwe nabonye, bitewe n'uko Imana itigeze inyemerera kugera kure hashoboka nashakaga kugera. Ndibwira yuko n'igihe cy'umubabaro n'amakuba ari igihe Imana izemerera Satani gutegeka rwose. Radio Samirana, 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 Usemera, Samirana, 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 Usemera, Imani hafi cyubahiro. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 2 ku murongo wa 17 aravuga ngo ariko twebweho bene data ubwo twatandukanywaga namwe igihe gito ku mubiri ariko si ku mutima, twiyongeranije kugira umwete wo kubabona tubakumbura cyane. Ngo bene data twongeye kubabwira yuko ubu ari bwo buvandimwe nyakuri. Iri ni ryo huriro nyakuri ry'abaturutse mu madini ataramwe. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari mwene data w'abandi bose bari muri Kristo. Hanze ya Kristo nta kindi gihari keretse ubuvandimwe bw'abanyabyaha. Ngubwo twatandukanywaga namwe igihe gito ku mubiri ariko si ku mutima. Iki se cyo gishimishije ku ntumwa Pawulo? Yari amaze kwirukanwa muri Tesalonike ariko umutima we wari ugihari. Yangaga kuba yasiga abakristo akifuza kuzongera kubabona, ariko ni nako byaje kugenda. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 2 ku murongo wa 18 haravuga ngo kuko twashakaga kuza iwanyu, icyakora jyewe Pawulo sinabishatse rimwe gusa ahubwo ni kabiri, ariko Satani aratuza. Pawulo yashoboraga gushishoza iby'umwuka akabona yuko iyi ari imigambi ya Satani yo kumubuza ku Gitesalonike. Ijambo Satani risobanura umwanzi. Nemera yuko n'uyu munsi Satani ashaka uko yadindiza ikiganiro cyose kigamije kwamamaza ijambo ry'Imana. Twagiye tubona ingero nyinshi ziteye zityo. Ibihe byinshi ikiganiro cy'inyigisho za Bibiliya cyagiye cyakirwa ku nzu y'isakazamajwi, byatumye gikwirakwira mu mpande zitandukanye ku buryo ibintu byabaga ari byiza. Noneho umuntu utubaha Imana akagura ya nzu, ibiganiro byose by'iyobokamana akabijugunya. Urumva ko bene uyu muntu ataba ashaka ko ijambo ry'Imana ryamamazwa. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 2 kuva ku murongo wa 19 kugera ku murongo wa 20 haravuga ngo ibyiringiro byacu ni iki, cyangwa ibyishimo, cyangwa ikamba ryo kwirata? Si mwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu ubwo azaza, kuko ari mwe cyubahiro cyacu n'ibyishimo byacu. Pawulo avuga yuko ikintu kimwe ategerezanya amatsiko ubwo Kristo azaza aje kujyana itorero rye, ni uburyo azaba ahawe kubona abantu bose yazanye ku mwami. Abizera b'i Tesalonike Pawulo yazanye kuri Kristo byari ibyishimo bye kandi byakomeje kumubera ibyishimo. Ariko se
hashobora kuzaboneka umuntu uzagera mu ijuru akaza gusanga gushimira ko wagize uruhare rwo kwamamaza ijambo ry'Imana. Waba se warigeze ushyigikira igikorwa cy'ivugabutumwa ryo hanze? Niba warabikoze, umuntu utigeze kumenya, umuntu w'ikantarange ashobora kuzaza agusanga akagushimira inkunga wateye umurimo w'ivugabutumwa. Azagushimira ko warashimishijwe no kwamamaza ijambo ry'Imana, kubera yuko ijambo ryamugezeho ikamushoboza gukizwa. Nshuti muvandimwe, iyi nayo izaba ari imwe mu ngororano tuzahabwa tugeze mu ijuru. Dukwiriye guhora tubizirikana. N'ibyiringiro byiza bitagira akagero gutegereza igihe Umwami Yesu Kristo azaza kujyana itorero akarivana mu isi. Ndetse birashimishije byimazeyo kumenya ko umuntu wiringiye Kristo bitewe n'ubuhamya bwawe muzajyana guhura n'Umwami. Radio Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, Sambirana, usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Mu byo twaganiriye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, twabonye ko abizera b'i Tesalonike bari barababajwe. Pawulo ababwira yuko iyo mibabaro bayisangiye n'abizera b'i Yerusalemu nawe ubwe. Ibyo bikabahesha kwitwa abavandimwe muri Kristo. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, aba ari mwene data w'abandi bose bari muri Kristo. Nshuti muvandimwe, mbere yuko nsoza, ndumva nakubwira aya magambo. Muri Kristo Yesu turi bamwe. Turi abavandimwe. Nta muzungu, nta mwirabura, nta munyarwanda, nta mugande cyangwa umurundi, nta muhutu, nta mututsi cyangwa umutwa, ahubwo twese turi abavandimwe. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwizeye bose bakizera izina rye, yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Turi abana b'Imana tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Umuririmbyi ni wavuze ngo turashima Imana yatugize umwe
kuko ku bwacu ntitwari kumenyana. Imana yadukuye hirya no hino hatandukanye, mu bihugu bitandukanye, mu moko menshi yo mu isi, mu miryango itandukanye, iduhuriza hamwe muri Kristo Yesu. Ijambo ryayo riravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urumva rero ko Imana yabanje kudukunda, maze yifuza yuko duhinduka abana bayo. Imbere yayo twese turangana, dupfa kuba twaramaze kwizera Yesu Kristo, tukamwakira nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Abamaze kwizera uwo mwana w'Imana bose bagize umuryango umwe, bose bagize umuryango w'Imana. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko ab'amoko atandukanye n'indimi zitandukanye watugize umwe muri Kristo. Muri iki gihe kigoye, turagusaba ngo ukangure abasinziriye kandi ubyutse abaguye, utwambike imbaraga zo kwihanganira kunyura mu mibabaro, twamamaza ijambo ryawe. Tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shuti, wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ni ingaruka, tuzaganira ku rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice 3, duhere ku murongo wa 1 tugere ku murongo wa 13, maze nkubwire ibyerekeranye n'amakuru meza Timoteyo yazanye avanye mu itorero ry'Itesalonike, n'impuguro Pawulo yahaye ababene data bo muri iri torero ry'Itesalonike. Ngaho rero reka tube dutandukaniye ahangaha, nkwifuriza ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana hamwe no kubana n'Umwuka Wera. Ibyo byose bikomeze kubana nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.twr.org. Kanda ahanditse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.